Mwongeye kwirirwa abakunzi ba One Nation Radio nkuko mubibona uyu munsi twaje hano muri diaspora ya Midwest aho abanyarwanda bakoze igikorwa cya Liberation Day umunsi wo kwibohora ku nshuro 27. Uyu munsi twari dufite umushitsi udasanzwe, umushitsi wateguye bino bintu akaba ari we Louis Ruhaya, akaba ari president w'abanyarwanda batuye hano mu ntara twita Midwest. Tukaba tugiye kuganira kuri gahunda zabaye umunsi, gahunda zitabiriwe cyane, tugane n'ubuzima busanzwe muri ino diaspora ya hano muri Midwest isanzwe izwiho kugira ibikorwa byinshi kandi kagira n'urubyiruko rwinshi. Munakoze cyane rero muri Mr. Louis. Muraho neza Bahati. Amakuru ni meza. Murakoze cyane, turabashimira by'umwihariko uyu munsi kwa mwatwakiriye hano muri Midwest, tukaba twaje kwitabira kino gikorwa mwateguye. Kino gikorwa mwacyakiriye mute ko twabona abantu benshi bakitabiriye, mwebwe mwabyakiriye mute nk'abayobozi bateguye kino gikorwa? Murakoze, twanezerewe cyane kubona ibintu twateguye atari ubwa mbere n'ubundi dusanzwe dutegura ibikorwa bijyanye na Liberation n'indi minsi mikuru y'igihugu irebana n'abanyarwanda, ariko umwihariko uyu munsi wo kwibohora byaragahozo kuko twari dufite abantu benshi twatumiye kandi banaje. Nkuko mwabibonye dufite abantu bagiye bava muri Michigan, bavuye muri Indiana, bavuye muri Illinois, mu state atandukanye agize Midwest. Rero twanezerewe cyane kuko byagenze neza, kandi kuba abayobozi bacu muri Embassy Excellence Mathilde Mukantabana yaratwohereje Fande Lieutenant Colonel Raoul kuza kwifatanya nacu byatunejeje cyane. Urakoze Mr. Louis, kino gikorwa gitegerejwe n'abantu benshi cyane nkuko mubivuze, byagenze neza cyane aho ko dufite intumwa zavuye muri ambassade. Twagiye tubona abandi baturanyi banyu bavuye muri za Michigan, bavuye za Tennessee, bavuye za Fort Wayne, hari n'abavuye Chicago. Byari ibintu byiza cyane uretse kuba byahuje abanyarwanda batandukanye. Ubusanzwe mutegura kino gikorwa cyabwa ubwa mbere? Oya, murakoze, dusanzwe tubitegura, ariko kubera Midwest ifite za state nyinshi duhuriyemo, ubwa nyuma bushize tubitegura twahuriye muri Fort Wayne. Fort Wayne ni amasaha 2 uvuye hano turi, tugerageza rero kurotatinga tukara aho twahurira kugira ngo tworoheranyije abandi bose bashaka kubizamo, ntitwiharire gusa ngo bibere hano hari ubuyobozi bwa Midwest, ariko tukajya n'ahandi hirya mu bantu duturanye bari party ya diaspora yacu. So ntabwo ari ubwa mbere, ni ibintu dusanzwe dukora. Arakoze cyane Louis. Haje urubyiruko rwinshi. Ruhaya, Mr. Ruhaya, urubyiruko ndibuka kubona muri za Texas aho maze iminsi ifata ibiganiro. Ntabwo nzi ko hano Midwest mufite urubyiruko rwinshi rungana rutya. N'urubyiruko se hari ubwo rugira uruhare muri gahunda zihari z'igihugu za diaspora hano muri Midwest? Murakoze Bahati. Nkuko abibonye iyi diaspora igizwe n'urubyiruko runini, ariko rukaba rufite n'abashenje kanguhe batari bakeya. Urubyiruko rufite uruhare mu byo tuba twateguye buri gihe, ntabwo tubikora twenyine. Nibo bafite imbaraga nyinshi, bafite n'ibitekerezo, kandi the youth niyo moteri y'ibi byose. Tuba rero dushaka kuba involvinga mu buryo bagira sense ya ownership ibintu bibi byabo. Nkuko abibonye, babonye ko bateguraga, babonye ko bakoraga za barbecue, babonye ko ari bo mbese bitega no ku muzika n'ibindi byose. So bari involved cyane, kandi bafite naho babikura kuko bafite abo bagiye bareberaho. Nkuko ubizi hano hari amateka, hari abayobozi batubanjirije, baduhaye ingero nziza, n'urubyiruko rugenda rubareberaho ku buryo natwe nibyo tugenderaho. Arakoze Mr. Louis, uko maze gushirira cy'abayobozi cyangwa se aba citizen mufite hano muri ino Midwest. Hari amakuru yuko ino Midwest mufite abanyarwanda bagize uruhare rukomeye muri Liberation y'u Rwanda mu buryo butari bwo kurwana ku rugamba, ariko mu buryo bwo gutera inkunga cyangwa se gufasha gutera ingabo mu bitugu mu bundi buryo kugira ngo ino Liberation twese itugereho. Mwabitubwiraho mu cyamake? Murakoze. Navuga yuko
nta ruhare runini twakoze kurusha abandi wenda mu bindi bihugu mu Buraya muri Aziya muri Afrika ko abantu bose bari igikorwa cyo kubohora igihugu barakitabiriye. Impamvu tuvuga ko hano hari amateka muri aka gace ndabivugira in terms yo muri USA as a country, muri Midwest hano surtout muri Michiana twakoze ibintu byinshi cyane ibijyanye za fundraising. Hano niho hasa nkaho hari headquarters ya RPF, niho hari ubuyobozi, abantu benshi mushobora kuba muzi engineer Gaitani Gatete ni watuyoboraga icyo gihe. Rero hari amanama menshi yagiye abera hano, twagiye dukora za fundraising nyinshi cyane nkuko babivuze. Ntabwo twashoboye kujya ku rugamba ngo dufate intwaro, ariko twakoresheje minzi zose twari dufite kugira ngo natwe tube party ya kera gikorwa cyo kubohora igihugu. Thank you Mr. Louis. Iki gikorwa kirakomeye cyane kubona hari abanyarwanda bagize urwo ruhare rukomeye cyane nkuko nubwo batagiye ku rugamba ariko bakaba bari bazirikana abandi ku mutima nkuko bivuze uruhare contribution bagiye batanga kugira ngo iyo liberation ibeho. Ngende ku kintu nakubwiye kare cy'urubyiruko, uyu munsi u Rwanda rurimo ruribohora rwikura mu bukene rugana mu bukungu. Gahunda zihari politike nkuko nabikubwiye, iyi liberation ijyanye no kuba twajya mu iterambere nk'ibindi bihugu byose twava mu cyiciro cy'ubukene. Mwebwe nk'abanyarwanda batuye hano muri Midwest, hari gahunda se zihari cyangwa diaspora umusanzu wayo mu kubaka ibikorwa by'abanyarwanda cyangwa se gukora ubucuruzi investment mu Rwanda? Murakoze. Ibyo ni ibintu abantu bari kwitabira batari bakeya muko bagenda babona uko igihugu itera imbere na zo opportunities tugenda tubona. Yes, dufite urubyiruko rujya mu Rwanda rukareba uko bimeze, bagashaka utuzi mu Rwanda cyangwa se bakayako investisa cyangwa bagakora za internship kugira ngo babone uko ibintu bimeze. Kandi hari n'abasigaye bagenda bakagura amasambu n'amazu kugira ngo bubake biteganyiriza aho bazakorera mu zabukuru. So izo opportunities zirahari, abenshi barabyitabira, abenshi bajya mu Rwanda ntabwo bagitinya, kandi bafite ubushobozi n'ubushake, kandi igihugu kubera uruhare rubigiramo binyuze muri zambasi mu bayobozi bacu babereka inzira, bakabereka za opportunities. Abantu benshi barazitabira, kandi nawe urabibona igihe duhurira muri retreat ukuntu twagiranye ibiganiro n'abantu bo mu Rwanda bashinzwe amabanki na za investment. Ni ukubera babona ko diaspora atari ya Midwest gusa, ahubwo diaspora yose ifite ubushake kandi ifite na skills na knowledge bashobora kujyana mu gihugu kandi ibyo dukeneye. Urakoze Louis. Byo ibikorwa byiza cyane, gahunda zihari nkuko navuze ko ino diaspora Midwest iri mu diaspora nk'atatu afite abanyarwanda benshi kandi bafite contribution batanga ku gihugu. Mr. Louis, wabonye ubutumwa bwagiye butanga uyu munsi budasanzwe, ibiganiro byagiye bitangwa hano kuri uyu munsi wa liberation, aho abantu batanga ubuhamya butandukanye bashimira inkotanyi ku ruhare bagize rukomeye cyane. Nkawe nk'umuyobozi wabo ubafite hano muri ino Midwest, bano bantu bagiye batanga ubuhamya bafite ubushake bafite inyota yo gukorera igihugu, mukorana n'aba bavandimwe batandukanye nagiye mbona batanga ubuhamya n'ibiki byose, umubabaro, hari ubundi buryo mubafasha mu kubazirikana cyangwa se mu kubahumuriza? Murakoze. Ubuhamya cyangwa za message twagiye tubona none wazibonye nawe ziratandukanye. Hari abantu bari muri jenoside, bari mu Rwanda, inkotanyi zibohora igihugu. Hari abantu bari mu mahanga, bavukiye hanze kubera impamvu z'ubuyobozi bubi, ababyeyi babo bahunze kera. Rumva ni za kategori nyinshi dufite, ariko bose tugenda tubegera, tukaganira nabo, tukabasura, tugahuza ibikorwa, tukifatanya nabo ko buri muntu icyo kibayeho kiba kimbayeho, turareberana, turafashanya. Urumva rero iyi message zagize zitangwa zibonye ukuntu bashimira inkotanyi, ukuntu bashimira nyakubahwa perezida wayoboye inkotanyi z'amarere zikabohora igihugu.
abari bari mu mahanga nkatwe babibonye ko ubu turisanga nta gihugu twari dufite, ubu tuye mu Rwanda uko dushatse tukagaruka. Abarokotse barashimira inkotanyi kubera zabakuye ahantu tutari tuzi ko bashobora no kuva. Ibyo bigatuma rero urubyiruko, abantu bose baje hano batanga ziriya za témoignage zerekana ukuntu igihugu cyacu gifite uruhare mu iterambere kandi gifunguriye umunyarwanda wese aho ari hose ko ntawe uhejwe kubera ibyiza iyi guverinoma iyobowe na nyakubahwa itugejejeho, kandi dushimira n'inkotanyi zatumye tubona igihugu twisanzura uko dushatse. Urakoze Mr. Louis. Akenshi sinyandazi ibiganiro ntabajemo mu bibazo challenge abayobozi ba diaspora mugenda muhura nazo. Iyo mbashe kugera muhura nabo nganira nabo, hari ikibazo cy'abantu bapfubye jenoside yakorewe abatutsi murabafite hano muri aka gace dutuyemo. Ntabo dufite bigaragaza, ariko si ukuvuga ko badahari, ahubwo icyo dukora nuko dufasha abandi babafite bigaragaza bakora ibintu, tukagenda tukabasegonda mu byo baba bakora. Nkuko nakubwiye hano bisa nkaho abenshi barahatinya kubera amateka yawo, ntibaza ngo bahatinde. Iyo baje bakumva duhari, bakumva abantu tubana hano bahari, n'ibyo twakoze cyangwa experience dufite n'imyaka tumaze turi muri iki gihugu, barahunga bakajya mu zindi za state zifite abanyarwanda bakiya batabazi bakihisha. So ntabwo icyo kibazo hano muri Midwest cyangwa muri Michiana tugifite, ariko si ukuvuga ko badahari, ahubwo nuko bihisha ntibigaragaza. Ariko tugerageza kubashakisha aho bari hose, tugatanga amakuru tukabamenya, byaba ngombwa tukabakurikirana, kandi hari abagiye bagenda kubera twabatahuye aho bari bamwe barafunze bari mu Rwanda bavuye muri iki gihugu muri Midwest, kubera twagiye tubashakisha. Urakoze Bwana Louis. Tugera ku musozo, niye message wumva waha abantu, urubyiruko bataje uyu munsi cyangwa se wenda n'abandi ziri diaspora, ino gahunda ya liberation n'ikivuze ku banyarwanda ba Midwest? Ku bantu bataje hano wenda kubera impamvu zumvikana, abo nta kibazo gihari. Abo mfitanye nabo wenda ikibazo ni abantu birara bakumva ko ibintu byarangiye, twaratsinze, bakabyina intsinzi. Wabatumira mu gikorwa nk'iki cyo kwibuka amateka yacu, bakumva bitabafitiye akamaro, tibabiha agaciro. Nk'uko wabyumvise ko nabivuze, iyo abasore n'inkumi bagiye ku rugamba, iyo bajya birara bakaryama bagasinzira bagashaka kuruhuka cyangwa bakabati reka tuzabikora ejo, nta gihugu tuba dufite. So urubyiruko ruraha rwumva ko rwageze muri Amerika cyangwa n'ahandi hose, rukanga kwitabira ibintu nk'ibi, bakigira mu bindi byabo, baba bibeshya. Abo rero turabaha message yuko bagomba kugaruka bakamenya amateka, bakaba pati y'ibi bintu, kuko aho bageze ubu naho bari ntago baba bahari iyo hataba abantu bitanze kugira ngo tubone igihugu. Iyo rero ni message twaha abantu bose batitabira ibikorwa nk'ibi, bikorwa biduteza imbere kandi ibikorwa bituma duhesha agaciro umunyarwanda wese aho ari. Urakoze Mr. Louis. Ambassador y'u Rwanda hano Washington bohereje intumwa Fande Raoul, gatanze ubutumwa bukomeye cyane hano muri Midwest, nk'abantu nk'umuntu yagize uruhare mu rugamba rwaboye igihugu. Ubutumwa bwe niki mwabwakiriye mute? Urakoze. Ubutumwa bwa Fande Lieutenant Colonel Raoul bwari ubutumwa bukomeye, ni ubutumwa buduha motivation na courage, kandi ubutumwa buhumuriza abandi abanyuze muri bihe abari bari muri jenoside. Ariko icyangombwa yatubwiye nuko tugomba gukomeza gushaka kugana imbere, gushaka guteza igihugu imbere, ntitwirare ngo dusinzire, kandi tukamenya yuko abandi turi gusaza, urubyiruko rugomba gutekinga over. Rero urubyiruko nirwo bayobozi bejo, niba dabishyiramo imbaraga ngo bagire motivation, bagire indangagaciro, bakurikize amabwirizwa meza tugenda duhabwa n'ubuyobozi bwiza, byaba ari ikibazo.
so twebwe turi gukura turi kugenda tuvamo ariko message yari uko urubyiruko rugomba gufata releve rukaba ari rwo yurobora ibi bintu rukabyitabira bakajya no kuri za social media bagatweetinga za message y'ibintu biba byabaye nk'ubu celebration twakoze kugira ngo n'inshuti zabo zibibone aba followers babo babibone noneho bajye banabaza abatabizi none basobanurirwe bamenye igihugu cyacu cyari cyo so iyi message yari message ikomeye cyane turashimira Fande ku buryo yaje niyo message yaduhaye rwose twayifashe ku mutima. Urakoze umwanya ni mutoya turabizi mufite n'imirimo mugiyemo ni myinshi mu mwanya mutoya mwaduhaye rwose nitubakenera nizere ko muzongera mukaboneka kuri One National Radio. Murakoze Bahati cyane rwose igihe cyose muzadukenera tuzaduhari murakora akazi keza muratanga ubutumwa ku bantu baba bataje turabashishikariza gukurikira ibiganiro byanyu kuko igihe batabonye opportunity yo kusabana n'abandi arikirisa aho babicaye mu mazu yabo mu masaro bashobora gukurikira ibiganiro byagiye bihitaho kuko ni ibigenda biteza imbere igihugu kandi bikerekana isura nziza kandi bikarwanya n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi. Murakoze cyane nakagaruka jewe ndi Bahati Kalisa nkuko mubibona this is One National Radio nkaba ndimo ndaganira n'umuyobozi w'Abanyarwanda hano muri Midwest ariwe Ruhaya Louis akaba duhamagaye kuganira nawe twaganira byinshi ku bijyanye n'uyu munsi wo kwibohora wabereye hano muri Midwest tukaba twaganiye n'ibindi mu buzima busanzwe nk'Abanyarwanda twita ko bari mu Banyarwanda zone irimo Abanyarwanda benshi hano muri Amerika. Murakoze cyane Louis naho utaha. Murakoze cyane Imana ibane namwe.